ese ari kuririra nde hano ninde muntu ufite uje hano yego mama ntago musize cyangwa gose kuri kurira ntabwo ujya wumva ikinyarwanda dukoresha iki uruhe rurimi wakoraga ya Allahu la masal bizagenda bite amaherezo gira uca kenge dore ni wowe umugabo we nka Sosha dore yari umugabo hanga twubaha twese Samudugu nyine natwe biba byaturenze pe senze bagerwe gihe nakizwaga ubwo wafashe isuku gahewe ubwo Yesu yinjiraga muri nge negetangaza negeta ubwo wakiriye agakiza tangaza bitakaje kangoye byahatari wamugana ese kuri kundyamaho asubaye iki mbo ntacyo mbaye ariko ntawe nyine ugigira ntabwo ari ngombwa Mama Shafi karamu amakuru y'imezi turashima Allah wa subhanahu wa ta'ala hanyuma se uri ubona iriya gahunda izacamo yaba mama Nita narakubwiye ngo Shafi n'umwana wanjye nibyariye ni ifura yanjye ndagira ngo nkwizeze sinzi impamvu gifite gushidikanya mbirimo ongera ngo mbirimo neza birimo neza aya surumva muri make hari ikintu nagenda mbwira umuryango ahubwo waratinze Umuswahili yaravuze ngo enda pole pole matunda yako mbele genda gake witonde ibyiza birimo biradusatira mama ntabwo nicaye none siri nishu nikoreye ndabibona ko atari iki ni igihaza se ndabibona ko atari igihaza mbirimo kandi Shafi n'umwana nakuye mu nda yanjye yego mbirimo ahubwo icyo ngomba kugusaba ni kimwe hari ikintu ndimo gutekereza yego kugira ngo Shafi ndamuzi n'umwana nitwitiye amezi 9 kugira ngo bigende neza ngiye kugusaba akantu kandi bibeshe uwadiro waretsa Nita agahindura idini akazi wacu mu idini rya Islam Araho yemwe bahano ariko abahano barimo ra muraho neza amakuru y'imezi ni umubyeyi ubaramutse muraho mubyeyi amakuru turaho wayawe se wowe tuzindukiye nashakaga bapakurera pakurera se ni ukuzinduye pe ushize wazanye umwana ntangize ngo byuzuzanye n'agafuka k'umuceri nashakaga bapakurera kugira ngo tuganire hari byo najyaho tuganireho ariko nawe bapakurera se uramubaza iki reka nzana agatebe aho nako reka nawe gukomeza kukubaza uhagaze niko maze mbwira amakuru akugenza akuzinduye yewe we enda ngwino wicara ahangaha tuganire hanyuma hari ibyo nshaka kukubaza ngwino tambuka ubwire da uko se mubyeyi iyo ni amahoro ko wazindutse ngo uje kureba nde uje kureba bapakurera oya reka tube turetse byabapfakurera niko se wa mubyeyi uko twese turi ababyeyi iyo wabyaye umwana kuruhana nawe ukemera ukaruhana nawe umwana ugeze hariya
kwa gucira inshuro mugafatanya guca inshuro mukabaho ni gute wikuraho umwana w'umukobwa ungana kuri icyo nshaka ni ukujya mbonane abapfa kurera gise ntabwo wansubiza nawe nagusubiza ariko ikintu nkeneye cyane abapfa kurera nkeneye cyane wa mugani sinamenye mwahuriye iyo mu bihuru sinzi ibyo muhamugira uramushakira amahoro se n'ukuri ndamushakira amahoro numva nanarwaye n'akagiripe ariko se nkubaze ndaje mukurebere niba atarajya kunywa nawe n'umusinzi abyuka agenda niko buri uriya mwana wawe wamureze uti erega nyakunyagwa we iwacu burya tugira amahame y'idini tugenderaho ya kisilamu yego biriya byanyuro by'abagatulika byo kwambara amashapure byo kugenda ngo barye na za bibiliya twebwe iwacu urabizi dukoresha Qur'an kandi wasanga n'impamvu Shafi abashaka kumwihunza cyane ariko babona yuko iwacu tubita bakafiri mwebwe mwihangane ntago ngubwiye nabi inshuti yanjye urabizi inshuti yanjye ndabizi niko biri ariko buri uriya mukobwa wawe yego aramutse anyemereye akaza mu idini yego ndagira ngo nkubwire ngo Shafi bizagenda neza nkuko tubyifuza nkorera ku kantu reka nkubwire mu mashafi naam abana iyo bakundanye biba byiza cyane kurusha iyo ababyeyi babyinjiyemo yego ku by'ukuri twarabanye tugirana umubano mwiza umuryango wanyu n'umuryango w'iwacu twamye turi bamwe yego akarusho twaratubanye ikindi gikurikiyeho kuba wifuza ko umukobwa wanjye yakubera umukazana ni byiza pe kandi nanjye ubwanjye narabishimye ariko dore ikibazo aho kiri Shafi ntakunda umukobwa wanjye nubwo uvuga guhindura idini umukobwa wanjye ashobora kutabyumva neza ukuntu ashaka umugabo ninde wo kubyanga impamvu nkubwiye iri banga umwana nahindura idini nuko mfite icyo naganiriye n'umwana wanjye uranyumva neza muvandi yego umwana wawe mwemerere uhera kuri jiribabe njyewe uzakimbaza icyo ubundi yinjira idini twikorera umuti kandi ndabizi ko bizagenda neza ntabwo jyewe ngomba kumuhata njye nzabimuganiriza nk'umubyeyi ese ubwo nibicamo bizagenda bite muvandi nibicamo uzantambagiza hahandi wanyu mujya mutambagira uzanyambutsa ngo untware Dubai oya nibicamo nta kibazo gihari urabizi nzagushimira nk'umuntu twabanye yewe ndabizi kuko nubundi urabizi neza mimi na akili timamu urabizi neza urukundo dufitanye yaba rwakomezaga rugakura no ku bana bacu njyewe ndakubwiye ngo ku bana bacu bagakomeza bagakundana bakubaka ni byiza ariko uzi gushaka mu muryango utazi wakagombye gutekereza icyo niba twarakuranye iwanyu kwa sogokuru no kwa sogokuru barabanye iwanyu kwa so no kwa data barabanye natwe twaba tubanye umubano ungana gutya uzi ko abagore bajya baswambagurana tukaba tumaranye imyaka amavura akabyara rero nkundira rero ibindi ubindekere mbona ikibazo kitari igihe umwana w'umukobwa utabyuka ngo azinduka afate umweya kubure dore umuhariro dore matungo yaraduteye ngo mfite umukobwa mu nzu nari maze iminsi nararwaye ubu ntangiye koroherwamo gake ariko umukobwa akaba atanzanira n'utuzi ukuntu namutoje oya naramutoje ndamwigisha neza nta kibazo none se kuki mbona nta kintu ahubwo yirirwa azerera aho hose ntiwamubaza akarimo ntiyakuzanira utuzi azinduka asimbuka imyanda dore iyi ni imyumbati bateye ejo bundi ariko ntiyavuga ati ibi ntacyo bikimaze reka mbikura ubu we ntubona amaso ntaguha ubwo ntumubeshyera niba ariko wamurezeze ibintu byose ko namutoje neza ko agomba kwitwara neza nk'umwana w'umukobwa ibyo byose byasha gute njye naketse ko wamubwiye ngo azaneshe umutwe rero niyo mpamvu ibyaba apfa kurera sinzi ibyo uri bumubwire n'ibyawe ariko umenye ko nguhe ikawa zawe njye ndarushye
ndarushye nkubwiza ukuri uri umubyeyi reba abo nabyaye uri kubyumva ngira umugabo nashatse uri kurumva ubwo wamunzaniraga ngo azabaho ate kumuzi ise ntahahira abantu bapfa kurera cyurwa nijoro butira ntiyajya ataha uri kubyumva uragira ngo umwana azagwa mu rugo azize inzara abanjye twe twarayimenyereye niwe ntabwo byumvikana umwana namutoje uko agomba kwitwara nk'umubyeyi ntabwo ibintu mbyumva aha reka nzende nkurebere wapfa kurera abana reba kari ibyo bya bindi nahoze nkubwira akoze mama ubu koko uvuye he mwebwe muvuye he ko duhuriye muri aka kayira nivuriye mu gasatere mwebwe muvuye mu gasantere none mbabwire ko mvuye he niho mvuye nyine agasantere se wari wajya gukora miki wimbaza menshi nkubwiye ko mvuye mu gasatere mwebwe muvuye tuvuye kwa mudugudu kumara iki kumara iki hari ibyo twari tuvuye kumubaza mumubaza iki mumubaza iki sinari nabikubwiye mama ko tugomba kumufatira umwanzuro atashyase ngo wari wambwiye ngo iki ko tugomba gufatira umwanzuro umwanzuro ufatira andi umwanzuro se mama wese warashatse uri igiki wowe uri umwana wanjye nturi umugabo wanjye icyo ni icya mbere iki ni icya kabiri narakureze ndagukuza ndakugaburira nkurihirira amashuri urigura arangiza ufite akazi kaguhemba neza wowe ushinzwe kucunga se mama nawe tugomba kukurebera nk'umubyeyi ntabwo wakwandagara ku muhanda tukubona bivuga ngo ubu ngubu we na mushiki wawe mugiye kujya kwirirwa mucunga erewe bimeze ntumureba se erewe mwaridundaritse mwigize abantu b'abasore umva nkubwire nzanywa inzoga kugeza ubwo yese azaza byaba mama ko kubona ibintu ukora ari kamamaswa amahirwe wumbaza iki ubundi nkawe nyine ubona ibintu ukora ari ubu suri kunyigisha iki ngewe niba uzabyige birande iso yapfuye nk'inzoga iyi niyo yansabishije iyi niyo yankoye ibintu byose arabikora wowe niba wumva utabikeneye uzafata inzira umvire mu rugo none se kuba yarayisabishije yarayikuraze ampaye isuku mu bantu ariko ubundi kanyange muhamumbaza iki nge ndi iwanjye uri iwawe twe ntabwo turi iwacu se iwanyu ku buryo mwanyobora uko mwiboneye se ngandebera ubu uvuye mu gasantere kose barimo kukureba urimo kuzugwa inzira zose ngo nukuri gutaha iwawe ngo wananywera ariko ubona iyo nzobe ukagira ngo uru runyanya bashora mu isoko none si inzobe n'injye wayihaye ntabwo ari we wambyaye nubwo nakubyaye we mba mbona ntazi uko umeze ese izo nzara zirasa gutema ese mama na n'ubu ntabwo urafata umwanzuro wo kurekana na kiriya gisaza ikihe iki cyamwirirwa mukururanye bakitangwa iki harya bapfa kurera bapfa kurera nubwo dusangira none iyi ni inshuro ya kangahe mbigusubiriyemo wa mwana we uramutinda bapfa kurera nubwo dusangira ni ukumufasha nk'umuntu waho tukisangirira tukiganirira wari bwamubone muzana mu rugo nkamuzana ukamubona ko duhurira mu kabari nkamubwira ati baguha akantu winywere tukinywera ariko kuki uzana ubuntu bw'ubugambo wa mwana we erega ma kuba utamuzana mu rugo ntabwo bivuze ko utiyandarika kuko natwe uri kudusebya ibaza agasantere kose waciyemo wasinze sibyo ubu uri kumva abantu bose waciye abantu bose bakubonye n'abambonye se hari icyo bankuyeho ese ubundi kuki ibingibi byikora ari uko papa amaje gupfa ko utabyikoze mbere hose wagiye ukamuhamagara nuko uzi ko nyine kuva na kera kinariho narayinywaga urumva twarasohokanaga tukagenda tukanywa tukaryoshya tukitahira mu gihe rero yasize nk'inzoga nzayinywa kugeza ubwo mvuye mu mubiri ariko wayinywaga uri kumwe n'uwagukoye ahubwo kanashizemo siko gashizemo we Jasmine umeze ute
Amakuru ni meza. Yanda nuko nguko imaze kungana se. None se ubundi wowe umeze neza ubwo ngubwo uratuje nta kibazo ufite? Ikibazo wumva cyabura umeze neza mu buzima busanzwe nawe urabibona. Ahubwo se bigeze ikibazo cy'umugabo wanjye. Okay, umugabo wawe urabona twamaze kumufunga. Kubera iperereza ryaramufashe biba ngombwa yuko tuba tumubitse agiye muri gereza nta kibazo. Narabikurikiranye nta kibazo. Tuzumbwire nta kibazo nta bwoba nteye. Ushatse kumbwira se ko Shatse kukubwira yuko cya kibazo wangejejeho naragikurikiranye. Umugabo wawe ari muri gereza nta kibazo. none se ngo uyu mwana wanjye umwana wawe hoya nta kibazo umwana nta kibazo uriho. Ariko ntukagire ikibazo ndahari. Sinakubwiye yuko nzakuba hafi nubwo umugabo wari muri gereza ariko ngomba kukuba hafi. Nta muntu ufite bibiri ngo ajye kunshyiriramo. ahubwo ngiye cyo ako gacuma mbona nzana kamera. Sha wanshyiriye mu mwana washyirira. Naho ugeze pe. Bivuga ngo ndaye nta kantu ntanye mu rugo. Bivuga ngo ndaye nta kantu ntanye mu rugo. Muri abana banjye narababyaye mufite akazi narabaragiriye ishuri mukiga mukarangiza bivuga ngo ngiye kuryama nta kantu karimo hano mu gacuma. Bapfa kurera wirirwa wikuruka inyuma. Bapfa kurera n'umuhungu wanjye se cyangwa n'umwana wanjye. Kumwirubwa inyuma. Nubwo dusangira uriya ntawe mpuriye nawe uriya nukumubwira ngo fata akantu nkwe tukitahira kigendera ngiye wafite umugore we wisezerano uriya twaba tuvugana iki se buriya. Noneho ibaze mama. Ngiye uri kuvuga n'amagambo menshi inzoga zikanyica. Ibaze ko mudugudu yabyukiye iwacu saa 10 aje kubabaza iki? Aje kwishuza umutekano agasanga utariyo nk'umubyeyi koko. Kandi ayo mafaranga arayakeneye. Umutekano se ngewe umutekano arinda za kuwunyishyuza. Ngewe ninjye shinzwe muri no mudugudu ninjye yabonye aza kwishyuza imitekano. Kuki uba wahirimye ntuhaguruka ufite uhirimamo hagarara nko tukubwiza ukuri. Sogwa ukabyuka igihe ushakiye. Iyo waguye mu muhanda hari umuntu kwegura. Hari umuntu ugukoraho. Sinabareze mugakura. Sinabarihiriye ishuri. Kuki mutishyuriye imitekano? Ngiye ntayo nzishyura n'undi munsi ngiye mudugudu ninamubona mu rugaje kunyaka ibintu by'imitekano. Ngiye nzamubwira agenda ake abandi ngiye ntayo nzamuha. Nta mutekano wawe ucungirwa se. Arawuncungira se mwe ntimuhari ntimuri abasore. Ariko rwose nisubiye uguye mu nzira kutubwira ko waguye uwo ntagabura umutekano. Mwagiye mumperekeza. Twe tukwiruka inyuma nibyo bigaje bawiriwemo. Mufata inzira muzamuka. Twebwe tumaze gukura. Iwanyu murahazi. Noneho mama reka tukubwire. Ibyo ngibyo uri kwigira. Nugira no mu rugo. Ugomba kudusobanurira. Kuko ntabwo birarangirira aha ngaha. Ariko reka nkubaze. Uri kubwira uramuzi? Ese urabona uyu mushiki wanjye ari umusore uzatinyuka? Uzi neza ko ndi nyoko? Urabizi neza ko nakubyaye nkagukura mu ruzogi nkakurerwa kura? Ndabyemera kuri mama. None uri kumbwira ngo ibyo ngo turaza kubisubiramo mu buhe burya? Erega biba bigoye fande biba bigoye kuba warera umwana wenyine umwana atazi se. Isese ariko nta kibazo cyase nanjye naba se nta n'ikibazo gihari. Nta kibazo gihari. Urabizi kuva umwana akiri hasi nyine wa mugabo wa yaguhohotera nagumye nkukurikirana nta kibazo. Ikibazo ndagikurikirana umugabo ngo wari muri gereza ariko nanjye nanakwitaho. Wayi kuki nta kwitaho? Ose nakundi mwari kubigenza. Hoya niba icyaha cyaramufashe. Uzi kugira ngo umwana avuke ajya kubaza se. Ariko se sinakubwiye nanjye nabase. Hari ikibazo rwose koko. Rega umugabo azageraho afungurwa. Ariko mu gihe atarafungurwa nanjye nakwitaho. Gute nta kwitaho?
biragoye ibiki bigoye ni wowe wabigoye ariko nta kibazo kinarimo rwose. urabona umwana ageze mu mezi 8 akeneye kwitabwaho, nanjye nakwitaho nta kibazo. kuki mutadufata ariko nk'abantu b'inyangamugayo cyangwa mukadutinya mwebwe? tinyuka nta kibazo, umwana nzamwitaho nta kibazo. ariko uri nyamwiza uri mwiza kabisa. nawe rwose igihe cyose ni ukunaka ntabwo ari ukugutaka, rega natwe urabibona tuba turi abantu. yewe sha ubwiza nabwinda yanguye nabi mana yanjye, ubuzima nahuriyeho nta buzima bundi ni uko byahuriranye na kiriya kibazo cy'umugabo wawe, ariko nanjye urabona yuko nagumye nkitaho nta kibazo. nta kibazo rwose. reka turebe. Jasimiri tuza ndabona unafite ubwoba, kuvugana nanjye nta bwoba wakagize kandi turamenyeranye, urabizi ibibazo byose nkwitaho. ahubwo uzaza unyandikira no ku ma WhatsApp ntera utuntu udutima